keretse ibyaha n'urupfu byatsembwe na Yesu kw'irembo ubari kw'irembo nuko araje kandi ageze kw'irembo maze mwese yagize nshya neho tuzaba witeka kudapfa kwakuye gupfa. Dusenge. Datera muri amasaha ubwoko bwawe abagihumeka turagushimye uko uduhaye uburame kuva icyaha cyabaho nanone habayeho umubabaro habaho kurwara habaho gupfa ibyo bikaba ari ibyokamye bene Adamu bose tukaba dutanejwe kuri umusozi nanone n'inkuru y'akababaro yo gushyingura uwacu wavuye mu mubiri ni nayo mpamvu nanone tugwaye imitima yacu kugira ngo abari wigenga kandi uduhe kwanga icyaha n'igisa nacyo maze ugiye guhishurwa tuzibane nawe mu bwami bwawe. Amena. Kuko icyaha aricyo cyokamye isi uduhe kucyanga burundu. Twese turababaye ari n'ababuze ababo dukomeje kwifatanya nabo natwe rero tuje kugira ngo imbere yawe kugira ngo uduhe imyiteguro ihagije mu bugingo bwacu kugira ngo nanone tubashe kwitegura iki gihe nitukugiraho umugisha uhabwe icyubahiro. Amena. Ubane natwe rero tuye kwiga ijambo ryawe ribasha kuturema agatima kandi ukomeze kuduhumuriza kimwe. Yesu ashimwe. Ibyo ari byo reka abagihumeka dushima Imana nubwo bitoroshye ariko Pawulo yabwiye abantu b'Imana ngo mu bibaho byose muhore mugira mute muhore mushima kuko nukuvuga ngo Imana yaravuze ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa muzagira mute muzapfa. Ubwo rero nukuvuga ngo nubwo rutajya rumenyerwa ariko uyu n'uyu munsi ejo ni njyewe ejo bundi nundi gusa hari icyo dufite Imana yatuhayeho ibyiringiro nuko urupfu ruzakurwaho. Rero nukuvuga ngo tugiye kuganira ijambo ritari ube rirerire ritubwira ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Bwiraga ipfuye ubusa ijoro barihinduye amanywa n'umucyo usatiriye umwijima. Iyo ntekereje ikuzimu ko ariho iwanjye iyo nshashe uburiri bwanjye mu mwijima iyo mbwiye kubara nti uri data nkabwira n'inyo nti uri mama kandi uri na mushiki wanjye noneho ibyiringiro byanjye birihe kandi ibyo byiringiro byanjye ninde uzabibona bizamanuka bigere mu myugariro y'ikuzimu. Maze bwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntabwo ubwenge ari ukumenya ibindi bintu ahubwo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko ku 202 suba imwe nsimbuka ku 203. Niba ari ubushake bw'Imana ko wapfa wumve ko ari amahirwe yawe kwegurira ubuzima bwawe bwose umubiri ubugingo n'umwuka mu biganza bw'Imana itabera kandi y'inyambabazi. Niba umaze gutekereza mu buzima bwawe ukaba usanze icyaha kirura kandi inyuma y'icyaha ari urupfu hari icyo ugomba gukora. Ntabwo turi kwigisha uyu nguyu wagiye uyu we ibyo byagize bite byarangiye ariko nawe urasigaye nanjye ndasigaye. Niba umaze gutekereza yuko wumva nanone baravuze ngo niba ari ubushake bw'Imana ko wapfa birashoboka ko wasitara birashoboka ko imodoka yagukubita birashoboka ko wanyura mu nzira zitandukanye aho ibyaha binyura hariho hose. Menya ngo noneho ubwishingizi bwacu bugomba kuba ubu ngubu wumve ko ari amahirwe yawe kwegurira ubuzima bwawe bwose. Ubuzima bwawe bungana iki noneho bagiye kubivuga umubiri ubugingo n'umwuka. No kuvuga ngo ni impagarike igize umuntu. Ubwo no kuvuga ngo icyangije umubiri cyangiza ubugingo kikangiza n'umwuka. Ubwo no kuvuga ngo niba ushaka kuba uwiteguye neza kubara iminsi yawe neza cunga ubuzima bwawe bumere neza.
ubwo niba Imana yavuze ngo vino n'umukobanyi zireke, niba Imana yavuze ngo ntugasambane bireke, niba Imana yavuze ngo ntukibe bireke, mbega amategeko 10 y'Imana yose niyuzure muri wowe, uzaba wirinze urupfu. Maze noneho hano baravuze ngo ubugingo n'umwuka mu biganza by'Imana itabera kandi y'inyambabazi. Aho ngaho impagarike yawe yose yishyira mu biganza by'Imana itabera kandi y'iki itandukanya n'abacu, ariko mu ijuru ho ntago tuzatana. Maze ku ibice 5 ku murongo wa mbere, ariko bene data iby'ibihe n'iminsi nitugomba kubyandikirwa, kuko ubwo muzi yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro, ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikirana hato. Nk'uko ibise bitungura umugore utwite, nta mu rupfu rujya kujyana avuga ngo ndaguteguje, ahubwo ujya kubona uko mugenzi wawe aragiye. Yaba ari akaga k'umuntu kwifata nk'ibisanzwe, kuko buri gihe uko tuje hano turigishwa tukabwirizwa, ariko se koko bizarangira bitya? Ntabwo iherezo ari iri ngiri. Nk'uko tubivugira imbere y'abapfuye, twebwe abazima tujye tumenya yuko iherezo atari urupfu, ahubwo iherezo rya buri wese n'ubugingo buhoraho ku muntu wabushebekeye. Turi kujyana ngo ku muntu wabushebekeye, dore ko umunyarwanda we yagiye guca umugani aravuga ngo umuhanga w'inda ntugize ute? Nuyirarije. Umuhanga w'inda nuyirarije. Niba umuhanga w'inda ruyirarije, harya ubuzima bwa none bumaze iki? Igisubizo ni ntacyo. Nushaka wigire neza, urye rwose unezerwe, niko muri Yesaya Uwiteka amubwiye ati niba muzi yuko kuza k'umwami wacu kutazabaho, rwose mwirire mwinywere kuko ejo muzapfa, kuko uwavutse ni nawe upfa. Siko bigenda se? Yego. Ariko ijambo ry'Imana riraduhumurije, riduhaye ibyiringiro, ariko ntabwo rihaye ibyiringiro ku muntu udashebekera ijuru. Ngo uwo riha ibyiringiro ni umuntu urishebekera. Hariya muri Yesaya igice cya 59:6, ni ukuvuga ngo niho bavuze ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko agira ate? Kwabonwa. Yego, mu mwambaza akiri hafi. Rero igihe kigiye kugera ubwo abantu bagiye gushaka Uwiteka bikanga rwose. Ubu ndahamya ntashidikanya ko twe turi guherekeza abacu dufite amahirwe akomeye cyane. Hari igihe kizagera no guherekeza abacu ntibikunde. Urugero twararubonye nk'abantu bari mu ntambara, nta muntu ujya ubona uko aherekeza uwe, ariko twebwe ubu twagize amahirwe yo guherekeza uwacu. Ariko se niba twagize ayo mahirwe, harya twakwiye icyigisho ki? Rero ijambo ry'Imana riraduhumurije, ritweretse uburyo dushobora kurokoka uru rupfu. Buri wese abitekerezeho kandi abigire ibye, kugira ngo igihe nikigera tuzahabwe ibyasezeranijwe. Nibyo nabasabira nanjye mbyisabira, Imana ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuririmba indirimbo ya 44, noneho nidusoza Manuel arasenga. Ibyo nkora nkiriwaho bizarangirira, ubwo kudapfa kuzakura gupfa, nimara gukira nzabona umukiza wanjye, kandi azabanyakiranye ibyishimo. Nzamumenya, nzahagarara imbere ye nkize. Nzamumenya, mbonye inkovu zo mu biganza bye. Nzanezerwa mbonye uburanga bwe buhebuje, n'amaso yake yarabagirana. Nzajya musingiza mpimbawe n'urukundo rwe, ko yamboneresha heza mu ijuru. Nzamumenya, nzahagarara imbere ye nkize. Nzamumenya,
nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye ntabwo mvuga baduseseyeho bajya kure ubwo twatandukaniye ku cyambu nitujya mu ijuru nta cyiza dutandukanya cyane nifuza kubona umukiza nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere ye nkize nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye azanjyana mu mudugudu utaba mu ishavu niho nzambarira imyambaro yera nzarerembana nabere indirimbo ya Mose cyane nifuza kubona umukiza nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere ye nkize nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye. Mwicishe bugufi dushima Imana. Amen. Turagushimye data wa twese udukunda uri mu ijuru. Tugushimiye umuryango ungana gutya uteraniye kuri uyu musozi n'agahinda kenshi. Ijambo ryawe ryongeye kutwereka inkomoko y'aka gahinda ko ari icyaha cyaje mu isi kizanywe n'umuntu waremye wanze kumvira, ariko ikiza cy'ijambo ryawe nuko ritweretse agakiza kacu aho kari kwari k'umusaraba wa Kristo, ko tugomba kwihana ibyaha twakoze. Noneho igihe impanda izabivuze uje guhindura byose bishya, abakoze imirimo yo gukiranuka ukazabaha ubugingo. Niyo mpamvu tukwingize cyane kugira ngo amazina y'abateraniye kuri uyu musozi uduhe imyiteguro mizima, uduhe kwanga icyaha n'igisa nacyo, nugaruka tuzagusanganire twishimye. Amen. Tukuragije cyane by'umwihariko uyu muryango uyu mubyeyi, kugira ngo imbaraga yawe ihumuriza ikomeze ibahumurize kandi bakomeze. Mwami w'amahoro ubabere umubyeyi kandi ubabere ibyiringiro, kugira ngo iri jambo niribakomeza bagakomera bagakora ibyiza byo gukiranuka ushima, igitondo cy'umuzuko bazongera babone n'umubyeyi wabo. Amen. Ngaho komeza uyobore iyi gahunda, ukomeze uduhagarikire uturengere twese, tubyambuje mu izina rya Yesu. Amen. Nubwo hari uwatuvuyemo ariko dufite amahirwe yo kuba tumuherekeje. Hari ababuze ababo bakabura no kuba baherekeza, ndetse abenshi bakaribwa n'imbwa ku gasozi. Twebwe rero kuba tubonye amahirwe yo kuba duherekeje iwacu neza, twavuga ngo Imana ishimwe. Amen. Nk'uko abayobozi b'itorero babigenje, barakoze cyane kuko baduhaye ihumure ritubwira yuko hano mu isi turira ariko hari ahandi hantu tutazongera kurira. Aho rero twese reka bariho duharanira tuzahabane amahoro kandi mwese mubiharanire. Tugeze mu kanya rero ko kumva amateka y'umubyeyi wacu, amateka y'umubyeyi wacu. Njyewe ambere masenge, abandi ni nyina wabo, abandi ni umubyeyi wabo, abandi ni bene nyina, abandi ni bashiki be. Reka twumve rero uko bihagaze. Uyu niyo nsaba muri Cyankwano, yavutse mu mwaka w'1962 ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Avukira mu gihugu cya Kongo ariyo twita DRC uyu munsi wa none, muri Nord Kivu, zone Masisi, collectivité Bashari Kayembe, groupe Manyamitabo, muri sheferi ya Busihe. Akaba yarashatse mu mwaka w'1990. Ashaje rero uyu munsi ku itariki yashaje kuri 30 z'ukwa gatatu 2025. Yabyaye abana
batanu, 4 b'abahungu n'umwe w'umukobwa. Abuzukuru yari afite ni abuzukuru 9. Muri make atabarutse afite umuryango w'abantu 14. Nivuga ngo bose hamwe n'umuryango w'abantu 14. Icyamurangaga rero muri byinshi, yakundaga umuryango kandi akanga agasuzuguro. Yakundaga umuryango, uri umunyamuryango we akumva utarengana, uwakurenganya wese akaba yakora icyo ashobora cyose kugira ngo akurenganure. Ibyo rero ni muri bimwe byamuranze. Ababyeyi be yabyawe na Sebuhoro, nyina nawe ni Nyirarwamu. Ndumva iby'ibanze twamuvugaho ari ibyo ngibyo. Turaza guha na bamwe mu bana be bagira icyo bamuvugaho. Reka turarike Benjamin nk'umuhungu we aze atubwire bumwe mu buhamya mu gihe yari arwaye yabayemo. Ngaho ngaho. Mene cyane. Njyewe nitwa Benjamin Uwajeneza. Ninjye bucura bwe. Ajya kurwara nyine tubana hano mu rugo. Ariko arwara hano haruguru. Yagiyeho mu masaha 8, saa 9 batamujyana i Ngarama. Yaramaze amezi 2 tumurwaje turi abana 3. Njyewe na mushiki wanjye muri mukuru wanjye Yakwere. Abandi bakuru 2 ntabwo bari babashije kuba bahari, twe turi kumwe nabo. Njyewe twako nyine nje twakundaga kuba turi kumwe cyane kwa muganga, bafite umwana n'urafite abana nyine bandi bari kubitaho. Mukomere nyine nanjye ndakomeye kubera ko muri maze igihe ngiye murwaje, na mbere yuko yitaba Imana njye bari babimbwiye mbere yuko anitaba Imana ko yararwaye indwara y'umwijima utagikira. Abantu bari batashe bari ngiye babibwira ko ari ngiye wari uhari. Njyewe kumene cyane bani bamugisha mwese ariko turashimira mwese mwabashije kudufasha hano kaza kudukomeza. Byiza cyane bani bamugisha kandi ni mama ugiye, ni mama namuvugaho byinshi cyane pe. Mvuze byinshi byaba ari byinshi, ariko ni mama wenda kuza kumusimbura aragiye, nta wundi nsigaye hano. Hagiye Imana idufashe twese gukomerana. Mama muvuzeho namuvugaho byinshi ko yagize ibyama. Twageze uko dushoboye kose kugira ngo tugire kumufasha mu buzima bwose. Rero Imana mu gihe yamushatse yamukeneye, nta kundi nyine dufashanye. Gusa mwese mbashimire, nta kindi ngiye narenzaho. Ntabwo yari umwana mubi, yari umwana ukora ibishimwa n'Imana n'abantu. None rero arasinziriye, ntabwo apfuye ahubwo asinziriye muri Yesu. Gusinzira muri we no gukangukira muri we. Ntabwo yigeze agira igisa n'ikibi mu miryango yacu no mu baturanyi. Ni ukuri kuva yavuka nta rubanza namucira. N'abandi batameze nkanjye, n'abandi bameze nkanjye ntabwo bamucira. None rero umwana wa mama asinziriye muri Yesu, gusinzira muri we no gukanguka muri we. Gupfa twiringiye Yesu kubera ari gusinzira ngo nta urupfu rushukirayo, ngo tuzakangukira muri we. None Imana imuhe kugubwa neza, n'abasize imbuto z'umubiri yamuhaye, natwe uko tungana dutya imiryango yose uko tungana, maze tuzasinzire muri we, muri Yesu, tuzakangukire muri Yesu,
nawe nk'ubwo agiye gusinzira muri Yesu akazakangukira muri Yesu, Imana yakira ubugingo bwe, twese tugubwe neza dutegereze Yesu twihanganye, nuko Imana iduha umugisha. Umwami Imana aravuga ati abarushye n'abaremerewe mwese aho muri mu mpande z'isi uko ari enye, timunyikoreze amaganya yanyu yose kuko nita kuri mwe, atunyiringira ntacyo azamburana. None uko tungana dutya, Umwami Imana tumwikoreje amaganya yacu ko yita kuri twe, uwiringira Umwami Imana ntacyo azamuburana. Twese uko tungana gusinzira muri we no gukanguka muri we, ntawe urupfu rushikirayo, nuko tubyiringire twizeye yuko ntawe uzasinzira ngo agendere ko ahubwo tuzakangukira muri we, mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Njye mama tubanye amezi 2 Ngarama, yagiyeyo tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri z'ukwezi kwa mbere, tugenda mama ndi kubona ari bumugezeho amahoro, ariko nyine yari amaze amezi 2 agihumeka umwuka w'abazima, Imana imutijije. Ariko kiriya cyumweru gishize nibwo narebye mbona ko ari guhinduka uko atari ameze, ndangije nkomeza kumutesha umutwe ndi kumuvugisha, ndangije abonye abaza uko ambwira, arambwira ngo azakira dutahe. Gusa mama yari umugabo akaba n'umugore, yadufashije buri kimwe cyose gishoboka, ikitubabaza kigendera kure. Ariko abenshi muzi ko dusigaye nk'imfubyi, ariko ntabwo dusigaye nk'imfubyi. Kuko ntabwo dusigaye nk'imfubyi, kuko dufite papa utwakware, nanjye nkaba nyina. Abana be ntabwo babuze nyirakuru, kuko nzababera nyirasenge mbabera na nyirakuru, kuko Imana yamukunze kuturusha. ari na bene nyina baduhaye ubuhamya butoya bugufiya, kugira ngo mu mibereho ye yamuranze mwumvishe ko ari imibereho y'ubutwari, ntabwo yigeze ata umuryango, yabaye umugabo ngo abane umugore. Ni ikintu cyiza rero tumushimira, kuko umwana wa bucura arabibwiye, murabona ko ari mukuru kandi asa nk'uwanyoye amata kandi turi mu nkambi. Icyo ni ikimenyetso kikwereka ko umubyeyi hari icyo yakoze kugira ngo abana babeho neza. Ubwo rero akanya tugezemo tugiye gukora simbole yo gusezera ku mubyeyi wacu. Hari abari bamuheruka kera baje bahura ariko batayibuka n'isura ye. Nifuza ko dufata akanya gatoya, si ngombwa ngo buri wese ahagere, ariko ubyifuza ntabwo twamubuza ubwo burenganzira. Turafungura hano noneho mujye hararwa muzamuka haruguru abana. Tambuka mudakomeza. Reka turirimbe indirimbo y'ijana na 66.
ayirutare rw'Imana reka ngungire kubw'imbabazi zawe kera waramenewe none ubu ishimwe umujinya w'Imana ibyo twakura byose n'umwete wacu se n'agahenda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha Yesu ibyo mfite byose nta mumaro bigira sinabasha kwikiza ndagushaka unyuhagire mbyino mutabazi negupfa nuko nkiri muzima mwami ngongire no ku munsi w'imanza ningere mbere yawe ayirutare rw'Imana usandeke ngwisunge nuko nkiri muzima mwami ngongire nuko munsi w'imanza ningere mbere yawe ayirutare rw'Imana usandeke wisunge 167 n'abera b'umwami mwishimire ijambo rye niryo rufatiro rwo kwizera kwanyu dore yababwiye byose ntacyo yaba yishimye twabashakunge rakore iryo jambo rye za cyangwa kuritubya kuko ari iry'Imana nugera muka Yesu yasezera abantu yego dukomeze hariya ibigeragezo ndebe kugwa gitu ngo ubuntu bwanjye buzaba buhagije ibireme byo muriro ntibigute nyeshe bizakugurebya haose garotonga nyeberuke Yesamuhemuke ndahabana hato 189 190 yego Segakondo muri ese toyeremo torabasoke arekweke tunesesano kodosha kagakondo ansesa kwabusega kondo muri ese tugam ye wachomwe
ijuru n'iy'isi nihoraho ifitemo cyudashira ihorera bagirana mbega uburyo tuzanezerewa aho bagenze batumuruho icyama nzaga nari imbere y'imize nzamumenya mbonye inkovu somo ya munane, indirimbo ya munane. Rokotse ibyago byo hasi basakoranywa babazatumira zajyana nawe nima. Kimwe n'umuryango wa Sebuhoro nawo buri hafi uzaza gukurikiraho tuhamagaye. Hanyuma abuzukuru ufite ururabo bahereze. Mureba hano. Umuryango wo kwa Nzira bakamutegera mureba hariya mwese kuri gukinira twagiye noneho nagukasha hanyuma uranyi n'abandi bareranywe nawe baregera hano hino. Ntago mwese mwahajya ariko aba bahagarariye muregera hano hino mushyire ururabo rwanyu. Dushimiye itorero, hanyuma ari ikinyobwa kigeze ahangaha reka tugishyira imbere y'Imana ubundi kituryohere. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami Yesu, turaguhimbaje, turagushimiye uko aho tuba tutari ubana natwe kandi ukabana n'imiryango yacu. Izina ryawe rijyanira gucyubahiro. Twemere ko dufata ikinyobwa ikibazo gitunganye gitunga ubugingo imibiri yacu, natwe dutungira ubugingo. Tubisabye mu izina ryawe Yesu, amen. Dushimira uburyo wakomeje kuturinda. Nanone turi muri gahunda nanone gufasha abagize umuryango basigaye. Buri wese ugize icyo atanga umwongera umugisha, kandi umuryango ukomeje gushyira mu biganza kugira ngo ubere byose. Yuzuze imbaraga yo kuwukunda no kuwukora ku isi igihe uzazira. Twakira mu izina rya Yesu, amen.